pasi ya boye na munate balobi na lekisa bebe nanga na bota bongana koma motso ya mbongo sheri yo kabolingo aravuga ngo wabyo bintu by'ibirengana ntaga byumva sheri yo kabolingo sheri y'Ikinyarwanda urukundo akantu k'Akanyarwanda akantu k'Akanyarwanda Yes, reka ngiye ngwereza ikaza ko subscribe ku Murava News umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Mina ito T-Bless na none T-Boy tips about this bad babum class ya Kubaba the top ambassador sound the machine the Michael Walizi ayo blessings over blessing the top hustler Mr. Hambo man mwitu kushaka no shaka mwito wa muhungu wasizo mufuta mushana mbona the Mike nikakasa mutwe kanyu ntumwa ya Rwanda bakwita ngo iki byandike muri comment kugira ngo tujyane neza gatanu kuri gatanu sinyambura imigozi impambiri umunsi byansabye naje nsanga igeti irafunze ariko nkoresha tekinike yo kuzamuka nca hejuru ndamanuka ndavuga ati byanga bikunda icyo nshaka kubagezaho giye gute kiko nasabye cameraman ndamubwira ati nyaboneka aribwo nza kuza kwandi gusota hano hejuru ntuzabishyireho uzabika tubikureho kabyarawe uyu munsi ndagira ngo tuze kuza bucece ni ya gitumo ngiyemo noneho sasa ariko gitumo ya bucece gitumo ya bucece so uyu munsi rero hano subwa mbere muhabonye ngira ngo mukimara kubona kino gipangu mu byukuri kuzima ni yakamwana hanga nongeye gusura ngira ngo maze imisi muri kumubona kuntu ari kwibalansinga ngo mu rugo ngo imeze gute ko ndashaka kugira gute hari umuntu guhamagarara wapi yahize ngo ni yakamwana ndi guhamagara reka tugiye gute tugenda neza cyangwa gatanu kuri gatanu kugira ngo tuvuge gitumbu yakamwana ni mu masaha mu gitondo dore ni mu gitondo ubu ngubu ariko guca mu nzu y'umuntu ntago biba byemewe kuko nta karibu yampaye ahubwo ndazenguruka hano inyuma reka data nta urimo hano ni mu gikoni cameraman mu gikonira kadukomeza imbere gato cyane ndibuze ku ntaye kumbona se ko ndi kubona ari kwinywera utuntu tuji tw'abana kubanza nabayeho neza koko banza nabayeho neza nibikira muretse gato cyane wo kabyara muretse gato cyane ndagira ngo tugende gake nayo nsubiye inyuma gato ko nabonaga wagira ngo harimo arasamura nkuca bugufi gatoya ngo kundi kumva ibiganiro ngo ari we nawe ngo ninde uzashaka undi undi ntago barashakana kundi kumva ngo Gasore Pacifique Darakubwiye ngo nzakugwaho utabizi none se ko muri byotse kubura uburingani komere cyane shamwe mwacyatse gushaka murafitwe pe niko meze bite Jane ni neza yewe yaka bimeze bite rero turaho mwana bari gufatanya n'umugore akazi ko mu rugo ubu ngubu rwose ubu ndi ku murongo ubivuze akazi ko mu rugo warakazobereye neza ubu maze kumenyera rwose bivuze ngo wana gushakira akazi ko mu rugo biroroshye kwita ugakora Jeannette amaze kumenyereza ndakubwiye ubu ngubu mu kanya ngiye guteka uyu munsi dufitanye gahunda ko ari nge uri bumutekere mubaze Jeannette sinzi guteka none se ko muri gukubura kuki utafashe ngo umese wenda Jeannette ari uca bugufa kubura Oya buriya imirimo yose yo mu rugo ntabyo kuvuga ngo hari imirimo y'umugore ngo hari y'umugabo bya bindi abantu bihaye ngo nta mugabo ngo ushobora gukubura mu rugo none se umugore wanjye aramutse arwaye ko nagakora akazi kose umunsi ugakubura nk'uko nsanzwe uri gukubura amajaride nibyo njya mbwira abantu hatazagira n'uva hano ngo agiye muri Amerika ngo arazana ngo bya bindi ngo akazi k'umugabo ngo buriya muri Amerika nta kazi k'umugore kabayo cyangwa k'umugabo nuvuga ngo umugore yagiye ku kazi usigara ukora akazi ko mu rugo kose umugore yaba yagiye yaba ari mu rugo ugakora kandi kazi ubu njyewe naramenyeye rwose no muri Amerika ndabasha none se ntajye gufashe se mbafashe oya ibise ngewe koko ibi byoroshye ngibi kuvuguta ngewe Oya no gukubura guteka kano gatenge nikakadi wamuguriye ejo bundi bavuga ngo agiye mu isoko kangaka sina nagukaze akagatenge ka sheri nagukaze aragiye ukagura ejo bundi urabona ukuntu mba mfura ariko yewe ibintu byose ndabizi ngewe uko abantu bansuzugura nese Jane urazi umugabo wamukuwa wamuhaye igiti bitacishwa
oya rwose tubereyeho gufashanya aramfasha akamfasha guteka. Ari ibintu n'abantu bajye babona bakabona nk'uko tuvuye n'urugero umugabo yaciye bugufi akavuga ati ngewe ngiye gufura ngiye kujya mfurira umugore mutekere ngire gute ugasanga batangiye kuvuga ati umugabo wasanga yaragitambutse baramuhaye karyo kumve oya bagira muri hedini turakijijwe uzi ko nsigaye no gusenga wowe ngiye no kubatizwa ahubwo izanya bingiza muri Kongo zigiye kuvamo ngiye kubatizwa ubundi umwadeperi ukomeye cyane yabingi byakubagamo ku cyumweru tujya gusenga ubu mu gitondo twavuye mu materaniro sanze dutashye rwose nese ko mwana atangiye kandi none hari imyenda n'inkweto mwameshe ese uzi ko n'inzoga yaziretse koko ari ku kajire nari kunywa akaji ka mango twatuji tw'ababebe tw'abana burara hari abantu bigira bya bindi by'ubusinzi twari turimo nari ndimo kera ngo urabona ngo umuntu w'umugabo nkanjye ngo kunywa akaji ngo ni ibintu bisuzuguritse ngo kunywa fanta ngo ni ibyo barakore ngo ni ibintu bisuzuguritse ariko mwa bantu mujya mubona ukuntu sitire ryo ukuntu sitire rwose biri kumanuka ku sitiro rwose imanura ivumbi uzi vitamine zirimo z'imyembe n'ibiki byose byo mu ona se nari gusa neza ariko umudamu ari kunyita komesha muri mutangiye no gusa koko uzikwaje ngo umwana w'imyaka 12 abo jene baragufunga uyu mugabo ntago ujuje imyaka wege banzurira agasura afite oya afite agasura umugabo afite agasura 18 ndi kuvuga wowe agasura uri kugira gute ufite agasura kakabara myaka 12 no kuri film urabona ya minkanya ritangiye yagiye aho ngo iki Jane ufite imyaka 12 Imana shafurema tuko vrema ndagushimira cyane uburyo uri kunyita mbokano batangiye kuvuga ko ni kugaragara neza muri iyi minsi buriya hari ibintu abantu bishyiramo cyane cyane nkatwe twamenyereye utubari uretse ko ngende kubivamo gusanga ntiwafatanya n'umudamu akazi ko mu rugo gusanga ibintu byose wabihariye umugore wowe ni mu kabari ugatahuje kurya gusa aba bagabo rwose mwabagabo mwisubireho mutera ikirenge mu cyanya mutera ikirenge mu cyanya uyu agafaranga nikaboneka ndaje ngushakire n'umukozi ubwo umukozi ugiye kumugira umunebwe rero umukozi w'iki koko oya dukeneye umukozi nk'ureba twari kubanza kujya mu kazi mu gihe umukozi ataraboneka tugomba kubyikorera nose umukozi aramutse adahari cyangwa yarwaye ngewe mbwire n'ababose bagenzi banjye mwamenyereye gukoresha ibintu byose mu rugo guhanagura inkweto ngo ntiwakwihanagurira inkweto ngo ni paka umukozi hari n'abadamu mbona hanze aha ugasanga ari guhereza umukozi andawiya umwenda we w'imbere ngo umukozi awufure ugasanga umumama araho nta n'akantu na kamwe yakora wese ko watinye gufura ugafata imyeyo ukaba ngo urimo urakora myeyo watinye gufura nkubwire rero Jeannette njye nindamuka nshatse n'umukozi ibintu bya breakfast niwe ugomba kujya mu gikoni ukanegurira breakfast apana bavuga ngo umukozi ngo bari ujya kunzanira ku meza hari icyo bitwaye oya keretse wenda hari ikindi kibazo gihari ariko ugomba kujya unyitaho apana kwitwaza ngo nuko umukozi ahari ngo nta kintu wakora mu rugo ubuse kuri kubikora nidushaka umukozi uzahita ubyimba ujye wirirwa uri gutonora inzara wirirwa uri kwimara mufashe rero gufura twanike imyenda rero cyane nanjye mbafashe reka Jeannette tumuruhure Jeannette turaje tubyikorere oya nese ubu wowe koko oya ntago twajya kubavuna di kubera iki se nose niyo buriya barakubwira ngo nusura urugo asanga urimo rurarya nabakaraba intoki ukore murye wowe umunyamakuru ntago tukubwiye ngo dufashe uri kumva nawe kuramo inkweto winjire mu nzu ukarabe ukore mu biryo urye ariko urabona kera ngewe ukuntu namesaga nafataga umwenda amazi ya mbere ngahita nanika ariko ubu amaze kunsobanura ko byibuze umwenda ugomba kunyuguza mu mazi y'inshuro byibuze inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 pana gufata ipantaro ukubise mu mazi ukubise mu isabune ugahita wanika na yamazi akiri mu isabune kurabona ko Jeannette amaze ari kugenda nyigisha ese Jeannette ubona umugabo wawe ubona hari nk'ibiki umaze kumuhinduraho ego asiganekera
guteka neza azi guteka azi kumfurira ewe turafashanya ariko Jeannette ukuntu ankunda atakare noneho se Jeannette ntabwo ujya ushimira Imana ngo ubone ko wabonye umugabo mwiza ubone ko wabonye nawe nagukozaho urushyi nawe nakubwira nabi mbwira n'abagabo bahoze abagore babo ku nkeke utahuvuga nabi utahubwira umugore nabi nta n'akajambo keza wamubwira ariko ngewe na Jeannette ni chérie bebe shushu bwira ute naba ntashye mvuye ku kazi bizu direct rego sanga umugabo aratashye udatashye watumbye n'umujinya nta no gusuzuma umugore ntaki no mu cyumba ntunavugishije n'umugore ngewe izo ngeso zenziho nibaza ko musirimbira umunsi muzamwabonye n'akana rokemo karabatamba imbere azaba ari ubuki buriya nta kintu nconje nk'umwana nza mfite akana kanye gafite nk'imyaka 3-4 umuntu ari kubona kaya sigaye ngaterura nkagatemberana nkageza hariya epfo kwa kintu nkavana hano tukagerana ku nganje bar ari kunywa akaji nka kariya naye ndi kunywa mobimba kandi inzoga nanze ko inzoga nago waziretse burundu wenda barazigabanyije ntabyo bavuga ngo ngewe niba ari ku cyumweru tuvuye gusenga tugatembera na madamu wanjye apana kuvuga ngo ngewe ngo ndatembera mujye mugerageza mwabagabo rimwe na rimwe anytime usohokana n'umugore wawe ujye umusohokana umutemberane uramusohokana pana kumusiga mu rugo wese umugore ni imfungwa ni imfungwa ahubwo nta ndirimbo ziba zavuga ngo bamuntwariye muri hoteli Kiyovu oya ari kurana mujyana ninge wamubazaniye oya se kiki abahanzi burameze nk'abahanuzi abahanzi bameze nk'abantu yigo oya njye mbona umugira ngo umugore bamugutware n'uburyo mubanye nese niba mubanye weho utamwitaho gufate nako kanya umutemberane ahubwo umunsi yagiye wenyine niba uzirikira umugore wawe mu rugo umunsi yagiye wenyine azaba uziye n'iciki ziriko ye n'iciki ziriko irona koko mbwire n'abantu yihorere yikupe ntarisho ugafata umugore wawe ukamuzirikira mu rugo ngenda bazi hari abantu nzi rwose bafite abagore usanga umugore waba mu gipangu atapima no kugera kuri kaburimbo uyu mugabo wanjye ndamushima akagera kuri kaburimbo ari uko umugabo we namutumye nk'akantu aravuga nkumva twumvikana ukavuga kumva cyane ese nutegeka umugabo wawe iki ntago mutegeka turumvikana bari ukuntu ribu yabigenzara reka twabaye abagore n'abagabo urumva ntacyo bitwaye umugore wanjye ni sawa kandi umugore nifuzaga ni uyu nguyu taye niyi abantu umugore nifuzaga rwose Imana yaramumpaye n'uyu yarampagije bya binege kuvuga ngo yakamwana ngo yakango nushaka umugore ngo ntago uzamuca inyuma sibyo mwahoraga mumbase amubaze oya nagaca inyuma pe namubeshyera ibindi bivuze ngo ubu yagiye ku murongo wamukubise inkoni oya ntago ramukubise nyine wamukubise inkoni y'umugisha yes naramusengeye uko ribu yambujije mba nongeye nkagira oya ibyo birutse cyo kujya yo muri mwenyine ntuba ufite ubwisanzure ku Mariya mba mfite ubwisanzure ariko na hano bari kugira ngo n'abantu bansuzugura barebe size ya madamu sibyo byo bagusuzugura wowe ni wowe uzi ubwiza bwe ubwiza bwe ndakubwiye ngo icyo nabwira abanyarwanda n'abakunzi bayaka Jeannette rwose ubu niwe byishimo byanjye uyu nguyu nibyo byishimo noneho ndashaka ko muririmbira akarimbo k'urukundo muririmbira akarimbo ku buryo karimba kumva akavuga ati nakanjye koko ninje karimo karagira ku mutima basi ya boye na munate balobina lekisa bebenangana bota bongana koma motso ya mbongo sheriyo kabolingo aravuga ngo wabyo byo biringana ntaga byumva sheriyo kabolingo sheriyo urukundo akantu k'akanyarwanda akantu k'akanyarwanda kari mu kinyarwanda rero nazo kubizi ndabizi Jeannette bebe sukaringa na lingaka yo Jeannette mukobwa mwiza mayitometo biti Jeannette uyu muhanzi ntabwo abaho iki kuri mu bice
sheri ni izina ry'Imana. I love you so much, ndagukunda, niwe byishimo byanjye, niwe munezero wanjye. Basi ndirimbira ni Kinyarwanda. Kinyarwanda. Cyongereza iringara koko. KDB ni cyangwa ka Bruce Melody. Nakaka ningo. Muririmbire nawe twagiye. Shiraho kanya ko mwakorera. Reka ngiye nka muririmbire. Yego sha twagiye. Rukundo ruzagera kure kuko ninjye nawe gusa bituma rufata ibi tunazi inzira yarwo dukora nk'umuntu njye nawe umugore wanjye ari n'umuhanzi, icyerekezo ni kimwe icyo tero ni kimwe abashari bitongera ikandase ni wowe gusa wowe mfata shani wowe gusa haveribu yaramabuye Janete wowe fata ntunde kure nkunde ntunge kure numbwira unyongorere abantu ushobora kujyana umugore wawe mu kabari wabona ukuntu ari kubyina neza bikajya bamutwaye turi kumwe se higo se wa muntu waragute turi kumwe wasinziriye keretse yagiye wenyine kwicara mu ntebe ugasinda ugasinzira shangaye nguko rero bantu mutarashaka rwose bana muze mwumva uburyohe bw'urukundo urabona ubu ngubu ndatuje meze neza ntazagara ndabyuka ngakaraba amazi ashyushye gasanga agakweto bagahanaguye antuka vrema muntu utazi uburyohe bwo gushaka sha warasibye warabyibagiwe ukavuga afite mama queen dore n'uyu nta wundi this is so Janete nako nakabavu kawe kanakabavu kanjye rwose nakana kumuturanyi ubu nakana kumuturanyi kaba katembere hanga mukavuga ati nta mpamvu kugira ngo twenda kakiniye hanga akiga ugera ngo nangize ngo ni bwa bwenda mujya mujyana muri piscine koga oya tuno twenda tumuturanyi buriya ajya muri piscine akogara muri piscine muri piscine gukora iki hasi nta dushe zihari umva utazapima ngo ugiye muri piscine ahubwo sheri nkumbuye kujya muri sauna ngo iki muri sauna gukora iki bankoreye massage ushaka muri massage ujyayo njyanjyayo kera mutaramenyana najyagayo none ntago nkijyayo narahinamiranye humura nzakumasa kugira ngo bajye kumasa ntabwo marisi genda wanikira uwo mwana naho ubundi rero njyewe akamwana ubu narahindutse rwose umugore yanshyize ku murongo burya nazazagara nagiraga no guhora nasinze guhora ngaragaraho icupa kwari ukutagira umugore ariko iyo ufite umugore ndakubwiza ukuri hari byinshi uhindura keretse uri wa muntu gusa ugira ingeso usanzwe ari ingeso zawe usanganywe baba dayimoni na ba nyabingi ariko burya iyo ushatse umugore hari byinshi aguhinduraho urabona ko hari shanjima cyahindutse kuri Yakamwana kugira ngo murakoze cyane nasuye Yakamwana mbasha kumusura kugira ngo mu by'ukuri ibintu byose bibashe kugenda neza ndavuga tereka musure kugira ngo mbanze menye ngo bimeze bite ubuzima bayimo bumeze bute yakanda gushimira ko banyakirira no muswemeye ko tuganira asante sana merci beaucoup rwose kandi Imana ikomeze guteguza umushaka tusange komeza akazi kawe rero neza cyane ni Yakamwana twe twasuye we mu rugo kugira ngo tubashe kumenya ko bimeze Yakamwana n'umudamu wiwe ngendwa T-Bless mutaburi imigozi muhambira we bakwita ngo iki byandike muri comment tugene neza cyane 5 ciao ciao